urukundo benshi baravuga kwinshi ariko njye naruburiwe ubusobanuro. Ni urukundo rukabamo ibyishimo n'umubabaro. Sheri, urabizi ndagukunda, naguhaye umutima wanjye, nakuzanye ahantu ku mazi kugira ngo uruhure mu mutwe neza, ubanze umere neza. Wenda si heza cyane ariko nagiraga uze uruhure mu mutwe then tunaganira. Urahitamo agaki, hari amazi, hari buri kimwe cyose, urahitamo agaki. ntabwo urebye nta kintu cyo witamo cyane ari ngombwa cyane, wowe icyo ugahitamo n'icyo ndi bwafate nta kibazo. Sheri, utangiye kuvuga gutyo bigenze bite? Nta kibazo kibirimo n'ibisanzwe, nta kibazo rwose. Ko nakuzanye hano kugira twishime ukaba utangiye kumbwira gutyo. Ariko n'ubundi turishimye ndakeka. Sheri, ni ikihe kibazo? Ndabona urakaye ku maso, ntabwo usa neza rwose. Ufite neza nabi, ntuze usanzwe mbona atari ukomeze. Oya Sheri, uri mwiza nk'ibisanzwe, ariko noneho ndabona ku maso wahindutse. N'ikihe kibazo gihari? Please mbwira. Ese nindikubwira byo urabikora iki? Sheri, urabizi neza ko ndi umuntu ukemura ibibazo, kandi ikibazo kibaye gihari please wambwira nkakimenya, byatuma ncururuka mu mutima. Okay. Wanira phone yawe gato? Nta kibazo Sheri. Ese mbere yo kubona umukobwa witabiriye n'uramuzi? Oya Sheri, kandi se abo ngabo uzanye ni bandi? Urabizi neza ni wowe nkunda, nta wundi muntu nzi. Abo ngabo umbwira ni bande? Okay. Wasanga nanone uko umbwira ngo ni bande, iyo ugeze no kwa Liliane mubwira ngo bariya ni bande. Narangiza wajya kumusanga akamubwira ati ni wa mukobwa twahuriye hahandi mu isoko, andi nyine nta bidasanzwe turi inshuti ngo nawe gusa. Ibyo birahagije. Sheri, utangiye gutuma umutima utera cyane bite? Uwo mukobwa umbwira ntago muzi, kandi urabizi neza ko ngukunda. Bakaba byiza iyo wakambwira ngo uyu mukobwa ndamuzi, tumaze gutya na gutya, nkaguha imbabazi cyangwa se nkazabyanga, nawe ukomeza umbeshya, nibwo bwiza mbabazi cyane. Wambwije kuko ntacyo bitwaye. Sheri, please Sheri, urabizi ndagukunda. Niwe mukobwa ubahiga rwose mu mutima wanjye. Niki cyatuma umbwira amagambo? Uzi impamvu mubwira aya magambo? Yego. Ni uko nanjye ngukunda. Iyo yaba ntagukunda sinakabaye uyu mwanya nicaranye nawe hano. Nakabaye kera nagiye kuryama akamenya ko naryamye nicaranye nawe hano wibuza nca inyuma. Erega ndabizi. Sheri, ko twaje hano kugira ngo uruhure mu mutwe, kandi ibyo ni ibyo uzanye. Ubwiye n'iki se ko naniwe mu mutwe? Oya Sheri, nabona utameze neza, ndavuga ati reka tuze hano dufate kamwe tuganira. Ariko abo ngabo bandi umbwira Sheri ntabwo mbazi rwose. Erega n'abatipe bose niko mutubwira, iyo uca umukobwa inyuma se ubundi wabimubwira. Iyo mwabwizaga n'umuntu ukuri akamenya n'uko abatwaye, mu kanya yaje umbwire ngo ni wowe wenyine, nugera kwa Liliane umubwire ngo ni wowe wenyine nkunda. Ese mwajya mubwiza abantu kuri wati? Oya Sheri, please, urabizi ko ari wowe wenyine nkunda, kandi ni wowe wenyine uri mu mutima wawe. Ntabwo ufite, nta wundi nawe mfite, ibyo urabizi neza. Nakabona mbizi yaba ntazi Liliane, ariko aka kanya ndamuzi ntacyo byahindura. Ariko Sheri, Liliane uvuga uwo nguwo ni uwahe? Atuye? Kuvuga ko izina Liliane ari ubwa mbere uryumvise? Iryo zina ni ubwa mbere ryumvishe mu matwi yanjye. Wambabariye ukambwira uwo Liliane ari inde? Gusa birambabaje kwisanga ari uko uteye. Of course kanitaye ntari. Sheri, wirakara please, garuka.